nje muri aka kanya kugira ngo nsubize umwe mu bakunzi bacu uwabyifuje ayambajije uko yava mu bukene mu Rwanda mu byumweru 12 gusa. Ni isomo rikomeye ku muntu ushaka kubaka ubukire, ariko kandi birasaba guhindura imyumvire. Byose ndagira ngo tubigarukeho mu buryo bwihariye. Iyi ni Press TV ukomeje gukurikira. Mu Rwanda abantu benshi barakora cyane, yewe ugasanga baraye n'amasaha menshi bari mu kazi, ariko rimwe na rimwe bakibaza impamvu ubukire bwabo butazamuka. Hari n'abavuga ngo ndagerageza buri kimwe, ariko mu by'ukuri sinjya mpirwa. Birashoboka ko nta mahirwe ngira. Gusa uyu munsi reka nkubwire ukuri, ubukire ntabwo ari ibintu bitungurana, ni systeme y'imyitwarire umuntu yubaka bityo ikamufasha kuva mu bukene buhoraho. Uyu munsi reka twige uko mu byumweru 12 gusa, ari byo byumweru bitatu by'amezi 3 ushobora kuva mu bukene niba wemeye guhindura imyumvire, imyitwarire ndetse n'imikorere yawe. Reka twite duhere ku cyumweru cya mbere kugeza ku cyumweru cya 4. Ahanga ugomba guhindura imyumvire cyangwa se mindset transformation. Abenshi babaho mu bukene atari uko badafite ibyo bakora, ahubwo mu by'ukuri uko bafite mindset y'ubukene. Ku cyumweru cya mbere ugomba guhindura uburyo utekereza ku mafaranga. Ubukene butangirira mu mutwe, ntabwo ari mu mufuka. Abantu benshi batekereza ko amafaranga ari ibintu bigoye cyane kubona, nyamara amafaranga ndagira ngo nkubwire ko ari reward icyo utanga ku bandi. Ni igihembo gituruka mu byo wafashije abandi. Mu gihe abandi wabafashije ibintu byinshi, n'amafaranga nta kabuza azaza ari menshi. Ibi biraza gutuma wisuzuma urebe niki mariye abandi. Icyo mariye abandi nicyo kiguhereza amafaranga. Tangira wibaze buri munsi uti ubundi amafaranga ni gute nayakurura binyuze mu bintu mfasha abandi. Ibi ngibi rwose bizahita bigufasha kuba watangira kwibika amafaranga. Icyumweru cya 2 ugomba gushyira ibintu by'isoni ku ruhande mu gihe uri gushaka amafaranga. Mu Rwanda hari abumva ko gushaka amafaranga ari icyaha cyangwa ari ukwikunda, ariko kuri nuko ushobora gufasha abandi neza ari uko ufite icyo bafashisha. Shyira imbere intego yo gukorera amafaranga kandi uyakorera ufite impamvu ifite agaciro, nko guteza imbere umuryango wawe, gufasha abandi cyangwa kubaka ejo heza hawe. Mu cyumweru cya 3 ugomba kumenya ko ubukire atari mu by'ukuri ibintu wumva gutyo gusa cyangwa ari ibindi bintu bizaza by'inyongera, ahubwo ugomba kumenya ko ari inshingano, responsibility. Abakire nyakuri bamenya ko amafaranga ari inshingano, atari igikoresho cyo kwerekana cyangwa ngo wereke umuntu umubwira ngo nge mfite amafaranga. Ahanga ugomba kubyitwararika nk'umuntu uha agaciro buri mafaranga 100 ufite. Mu cyumweru cya 4 ugomba kuvana mu mutwe imvugo yo kuvuga ngo ntabwo nabishobora, biriya ni iby'abandi, nge ntabwo nabyiviramo. Burya amajwi yo mu mutwe akubwira ngo uri muto, uri umukene, nta connection ufite, nta bantu muziranye b'abakire, ayo majwi ni yakubuza gutera imbere. Tangira gukora ibintu ubona ko ari binini, rwose ntuzabibone nk'hariya ngo uvuge ngo biriya si ibyanjye, bityo ube wareka kubigerageza. Bigerageze, ndabyizeye neza bizakunda. Kandi nibitanakunda ushobora gushiftinga ukaba wafata ibindi, ariko wamaze kubona gihamya cyuko bya bindi bya mbere wagerageje bitakunze. Mu cyumweru cya 5 kugeza ku cyumweru cya 8 ugomba kubaka icyitwa discipline and saving habit. Ubu ni uburyo bw'imyitwarire ndetse n'uburyo cyugenda uzigama amafaranga yawe. Buryo ubukire ntabwo ari amafaranga menshi winjiza, ahubwo ni ukumenya gufata icyemezo cyiza kuyo winjiza. Mu cyumweru cya 5 ugomba kumenya amafaranga yawe ubundi ajya hehe, akoreshwa ate. Burya nta muntu ushobora kuva mu bukene atazi aho amafaranga yiwe ajya. Andika ibintu byose ukoresha buri munsi mu gihe cy'iminsi 7, urebe bitwara amafaranga yawe mu buryo ki bitagufasha cyangwa se mu buryo nakwita ko ari ubw'ubusa. Numara kumenya ibyo bintu bitwara amafaranga yawe mu buryo butagira icyo bukumarira, ibi ngibi ugomba kuzakora kanzu cyangwa se ugahita ubivana mu buzima bwawe kugira ngo ubashe kuba wakubaka ejo heza hawe kandi wubakire ku mafaranga afatika. Mu cyumweru cya 6 ugomba gutangira icyitwa budget discipline. Ni ukuvuga ngo ahanga ugomba kugira uburyo ki ukoresha amafaranga yawe. Ugomba gutegura ingano y'amafaranga ukoresha ku biribwa, transport cyangwa se amafaranga agufasha kuba wava ahantu hamwe awerekeza ahandi, ndetse n'ibindi bintu byose harimo na twa tuntu wita ko ari dutoya, uvuga ngo nkenera kugura utuntu tw'udukoresho two mu rugo, ngo utwo tuntu tw'udukorogate, umuntu ansabye 200 gutyo muguriye amayinite. Utu ni utuntu dutwara amafaranga menshi yo twiyegeranyije, ariko ugasanga abantu benshi ntabwo bibuka kudushyira ku murongo ngo bamenye utu tuntu tuntwara amafaranga angana gute, ku buryo tudashobora kuba yamanura, nyamara mfite gahunda ziterambere. Irinde gusesagura rero ku bintu bitagufitiye umumaro nk'imyambaro y'ikirenga cyangwa se kuba wagura data bundles megabyte nyinshi
zidafite akamaro. Ni byiza kugira communication, ukaba ushobora kuvuga ngo ndagura megabyte yewe ngure nayo mayinite, ariko ukameshkinga shuwa cyangwa se ukita ku buryo ki ayo mayinite cyangwa se izo megabyte ziri buze kukugirira umumaro mu buryo ki buraza kugufasha gukomeza kugera ku iterambere ryawe. Icyumweru cya 7 ugomba gushyiraho gahunda yo kwizigamira. Ibyo winjiza byose nibura bigafata 10% ukayabika. Bivuze ngo niba winjije amafaranga 1000, nibura amafaranga 100 ukaba wayabika. Ntabwo ari ngombwa kuba winjiza amafaranga menshi, ahubwo ni ukwitoza consistency cyangwa se guhozaho. Burya hari abakire batangiye kwizigamira amafaranga 500 ku munsi umwe, none ubu ngubu bafite ama business manini, ariko uhembwa 5000, 3 ku munsi cyangwa se 2000 ku munsi, ukumva ko kuba wafitamo 500 ari ikintu kigoye cyane. Yewe hari n'abayabona gutyo bakavuga bati 500 ndamutse nya savinze nkayizigama nta kintu yazamarira kuko na amafaranga make cyane. Bikaba byanatuma umuntu ayafata gutya akayakoresha ibindi bintu bitari byiza. Ariko hari ingero nyinshi z'abantu bizigamaga amafaranga 500 ku munsi, nyamara ugasanga mu mezi 5, mu mezi 6 bamaze kugira amafaranga afatika ashobora kuba yakiyongera ku gishoro cyabo, bityo bakaba bakora business cyangwa se bakaba bayashora mu migabane. Ikintu cya 8 ari nacyo ugomba kwitaho mu cyumweru cya 8 ni ugutangira icyitwa zero spending week. Iki ni cyumweru ugomba gufata nk'umwitozo ukomeye, hahandi uvuga ngo ibintu bitafitiye umumaro nta nubwo bigomba gutwara n'igiceri cyanjye. Ahangaha ni icyumweru kimwe ugomba guhitamo ugakoresha amafaranga yawe ku bintu gusa by'ingenzi kandi ubona yuko byihutirwa, biri priority, kuko hari ibintu byose tuba dukeneye bidufitiye n'umumaro mu buzima, ariko icyo kintu ukaba ukibuze uyu munsi utapfa. Ahangaha uraza kureba rero ni iki kintu nkeneye cyane kugira ngo mbashe kubaho, ni iki kintu nkeneye cyane kugira ngo kimfashe muri iterambere ryanjye. Ibyo byose ubyandike, nurangiza ubishyire mu bikorwa muri iki cyumweru cya 8 ni zero spending week. Ahangaha uzasanga amafaranga yawe mu by'ukuri ahari ayo warutunze, ariko ugasanga asohoka mu bintu byoroheje, mu bintu mu by'ukuri byatuma unatakaza nyine icyo cyizere cyo kuba wagera ku iterambere, kandi ibyo bintu bikuye mu buzima bwawe nta kibazo kidasanzwe ushobora kuba wagira. Mu cyumweru cya 9 kugeza ku cyumweru cya 12 n'ibyumweru navuga yuko ari 3 byo kwitwararika, byo gutangira ugashyira mu bikorwa, ndetse ukumva yuko wamaze no kugira mu cyerekezo cyiza cy'iterambere, aho ugomba gutangira gukora ndetse no gushaka by'umwihariko amafaranga ugomba gushora. Ahangaha ni ukuvuga ngo turi mu gice cy'ingenzi cyane, kuva mu bukene. Ibyo reka nkubwiza ukuri ni ibintu bisaba gukora, ntabwo ari ibintu biza ngo bikwitureho. Nkuko nabivuze, kugira ngo ubone amafaranga it's a reward, ni igihembo cyuko hari ibyo watanze ku bandi. Ibyo watanze ku bandi nabo kuko baba bari babikeneye, nibyo bituma baguha amafaranga. Ahangaha rero inzira ihari yo kuva mu bukene birasaba gukora. Nta shortcut iriho kwa kundi umuntu akubwira ngo dore buryo ki wakorera amafaranga vuba ukagira gute. It's possible, birashoboka mu gihe yakoretse systeme biri bukoremo kandi ukabona ko kuri bubashe kuyikurikiza. Icyo gihe birakunda, ariko nta bundi buryo bworoshye ushobora kuvuga ngo wabonyemo amafaranga bitagusabye gukora cyane. Yewe nizo systeme ashobora kukwereka n'ubundi nta kabuza ziba zigomba kukwereka ibyo uri buze gukora, kuko ntabwo wakwicara ngo utuze uvuge ngo amafaranga ari bwizane. Amafaranga aturuka muri cya kintu wakoze, bityo uwo wagihaye cyangwa se uwo wagikoreye yakishimiye akaba yakwishyura ayo mafaranga. Reka twirebere mu cyumweru cya 9 aho bizaba bimeze biti. Ahangaha ni ibintu ugomba gushyira ku murongo, ndetse rwose ukagenzura igihe cyawe. Ugomba gutangira icyitwa side hustle yawe, cyangwa se akandi kantu ku ruhande ushobora kuba wakora. Burya nta muntu ushobora gutera imbere akora akazi kamwe gusa. Menya ikintu kimwe ushobora gukora ku ruhande. Maybe wenda wakora content creation. Ubu ngubu imbuga nkoranyambaga abantu bose barazifite. Ushobora kuba hari ibyo wakwigisha abantu nk'ibi ngibi ndi gukora. Ushobora mu by'ukuri kuba hari ibyo ushobora gusangiza undi muntu adafite, icyo gihe akaba yakwishyura amafaranga. Ikintu ushobora kugurisha ibintu online. Ushobora kuba uvuga ngo mfite ibicuruzwa bingana gutya na gutya, ukabishyira online, then umuntu ubishimye mukavugana akakwishyura amafaranga. Ikintu ushobora gukora delivery service. Umuntu akeneye iki ngiki, ngiye noneho ndaza gufata umwanya nkimushyire, icyo gihe ari buze kunyishyura. Ikintu ushobora no gukoresha impano yawe. Nk'ubu ngubu ntabwo ibi nakirirwa mbigarukaho cyane, abahanzi murababona benshi bagiye batera imbere babikesha n'ubundi gukoresha imbuga nkoranyambaga ndetse no kwitinyuka bagakora. Ibyo ni ibintu bitagusaba mu by'ukuri kuba wareka kandi kazi wakoraga
kuko kuririmba ushobora kubikora ariko n'ubu usanzwe wikorera akandi kazi kawe. Guteka nabyo ni akandi kantu kari ku ruhande, ushobora kumenya ngo niba mfite amasaha 2 yo guteka ibyo ndi burye, why not ntateka n'ibindi biryo ngo ngemurira abantu cyangwa mbe nakwakira abantu runaka bampereza amafaranga. Ni ibintu biba byoroshye cyane. Ikindi nanone ushobora gukora ku ruhande, ushobora no gukora ibyitwa design, nabyo mbona bigezweho muri iyi minsi, ariko ahangaha ntabwo izi liste naguhaye ari byo bintu ugomba kwibanda 100%. Icyo nashakaga kukubwira ni uko utagomba kwibanda ku kintu ukora kimwe gusa, ahubwo ukwiriye no gushaka utundi tuntu ku ruhande turi buze kukwinjiriza amafaranga, nubwo yaba ari make ariko nta mafaranga make, kuko make yaje yiyunga ku yandi bibyara amafaranga menshi, bityo gatera imbere. Mu cyumweru cya 10 ugomba gushaka isoko aho abandi batareba, kuko iki nicyo kizaguhereza amafaranga. Mu Rwanda hari ibibazo byinshi bitarimo ibisubizo pe, aho ugera ugasanga ikibazo cyabuze umuntu ugisubiza. Reba hari ikibazo uhita ubona igitekerezo cya business. Urugero, abantu benshi batabona aho kwishyurira neza, ushobora gukora uburyo buri buze kubafasha kwishyura, ikizwi nka payment services. Ikindi kandi hari abacuruzi baba batabona graphics. Mu by'ukuri ni ibiki dukeneye gucuruza dushyira ku isoko, turaza kubyaranja gute, turabitondeka gute kugira ngo umukiriya abashe kubibona neza. Mu gihe ufite ubumenyi bwo gukora ibyo bintu, ushobora gukora design services, bityo abo bacuruzi bakakwishyura amafaranga. Ikindi kandi hari ababyeyi badafite umwanya wo kuboneka mu rugo ngo bakore akazi kose ko mu rugo, ugasanga no guteka rimwe rimwe birabagora. Ahangaha kuki utabashyira ibiryo bitetse bakakwishyura, ibyo gukora biba ari byinshi. Ahangaha naho mba naguhaye list y'ibintu nge mba natekereje, nawe ushobora gutekereza ibindi bintu byinshi, ariko aho ubona hari ikibazo ushobora kuhashakira igisubizo, bityo bikakwinjiriza amafaranga. Mu cyumweru cya 11 ugomba gushora mu kintu gito ariko gifite akamaro. Niba wizigamiye tuvuga amafaranga 10,000 buri cyumweru, mu byumweru 10 birumvikana ko uraza kuba ufite amafaranga 100,000. Ayo ni igishoro gifatika. Ushobora gushora mu bintu nk'ibi ngibi. Ushobora n'ubundi gucururiza online nk'uko nabivugaga, by'umwihariko ukaba wakoresha nk'ama WhatsApp groups, ama Facebook groups ndetse n'ibindi. Ikindi kandi ushobora no kugura ibicuruzwa bito ugatangira kubigurisha ku nyungu kugira ngo ubashe kuba wakwinjiza amafaranga. Ahangaha hari ingero nyinshi, hari abacuruza imbuto, hari abacuruza imyenda, ni ibintu byinshi nyine bitewe n'ahantu uri ndetse n'igikenewe. Ikindi ugomba kugura ibikoresho ushobora gushyira abandi ku kazi. Abafundi niba bari gukora ahangaha, hari ibikoresho by'ibanze bashobora gukenera. Undi muntu uri kogosha ahangaha, hari ibikoresho by'ibanze uzashobora gukenera. Undi muntu ucuruje ahangaha, hari ibikoresho by'ibanze ashobora gukenera kugira ngo akazi ke kagende neza. Bibeta aho ngaho ugomba kuhabera igihe kugira ngo ubashe kuba wamuhereza ibyo bintu, bityo nawe kwishyura amafaranga. Mu cyumweru cya 12 ugomba guhindura ubuzima bwawe mu buryo burambye, hahandi rwose ubutagifite impungenge zo kuvuga ngo ejo nzabaho gute. Buryo umaze kugira discipline, ukaba umaze kumenya uburyo ki ibintu byawe bikoramo, ukaba umaze kugira umuco wo kwizigama ndetse n'ubushobozi bwo kubona ahantu hari amahirwe, ndetse ukaba ufite n'uburyo ki ushobora kuyabyaza umusaruro. Ubukire butangira buhoro buhoro, ariko ejo bugakomeza kwaguka, ugashiduka wabaye umuherwe nk'uko abandi babivuga. Ubu wumva witeguye kuba umuntu wubaka system aho kuba umuntu ukorera amafaranga gusa, mu by'ukuri atazi ngo ejo noneho bizagenda bite. Biba bibabaje kuba uyu munsi wakoreye amafaranga ariko ejo ukabyuka ufite ikibazo cy'ubukene, utaka ngo noneho sinzi ko buri buke, sinzi ko buri bwire. Ni ibintu bibabaje cyane, ariko buri umwe wese agomba guhindura. Niba uyu munsi ugize amahirwe yo kubona amafaranga, kora ibishoboka byose agufashe kuba wabaho neza ejo, kandi anakubera isoko y'andi mafaranga, kuko amafaranga iyo wayashoye arikoresha, ibintu byose bigakomeza kugenda neza. Ntakurambiye, reka nsoze isomo ry'uyu munsi nkubwira ko ubukire atari inzozi, ahubwo ni gahunda ndetse no gukemura ibibazo by'abantu. Umunyabwenge ntabwo ari ufata amafaranga menshi gusa, ahubwo nuzi kuyakoresha neza. Mu byumweru 12 gusa tubonye ko ushobora gutangira impinduka mu buzima bwawe, uhereye ku mutwe, ibitekerezo byawe, mindset, ukajya mu bikorwa, discipline and savings, ukarangiza wubaka uburyo bwo kubona amafaranga, income ihoraho. Iyo ni system wiyubakira bitewe n'uburyo ki ushaka kubaho neza. Abakire ntabwo baba bafite ibitekerezo mu by'ukuri bigarukira aho gusa, ahubwo bijyana n'ubugira neza, bikajyana n'uburyo ki wumva wafasha abantu kuba babona ibyo badafite. Baba baramenye gukemura ibibazo byabo mu buryo bw'umusaruro, kandi n'abandi bakabishimira. Ese ubu ngubu niba uturanye n'umuntu akaba gukemurira ikibazo n'ubwo wamwishyura amafaranga, ibyo byakubuza kumushimira?